ndirwemeza abahizi ndi ingango y'umurashi mberwa n'imihigo ntungura abakinzi mbashe ngike ingezo bize tubonije intambara niharira amahina abahizi ndabacanita kwiteme n'imisakura mpagira inkubito sinashikirwa n'ibigarama ingabo yanje ni rugomo isatise mu bindi mitwe rugusha mu ntambara intwari yogejwe no kurinda nyamuca hakomeye hakobanye nka kimanga bihindana inkubiti kuba y'ikirenga aho bampamagaye ndakarugasha rwa mwaga ntwara 3 umugabo usezera inkomeri inkuca zikankwana uburakari ndi impama rugamba ya RW'U ndi imfizi ndesha urugamba ndi intwari y'umurashi kwa Rukara rwa bishingo bya sekidandi ya Ndagano kwa RW'U kwa Musiranya nshabwe no kwa Garakanyira ucabo rwa gihanga caze nka n'ingoma ngahi wacu nuko ibirunga by'u Rwanda Amana mago kuri mwese nshuti bigano tubagezo by'amateka by'umwihariko rero nkambabwira nti nimukomeze mukomere ni inkuru y'incamugongo ku bantu bose bakunda umuco nyarwanda inkuru mu by'ukuri yavugishije abantu benshi bihebeye ibitaramo ndetse n'amateka y'u Rwanda na gakondo nyarwanda n'urupfu rw'umugabo w'igihame rero wari warahumuye cyane umugabo witwa Ndagijimana YUVENAL wo mu Gahunga Kabarashi ni murenge wa Gahunga mu karere ka Burera uyu mugabo rero yamenyekanye cyane mu rukerereza rw'u Rwanda ndetse no mu itorero rye ryitwa Uruyenzi umugabo muremure rwose ufite ubwanwa ndetse ukunda kwambara n'ingofero y'igikinga abantu benshi bakunze kumugeranya na perezida wa Sudani y'Amajyepfo abenshi muzi ku izina rya Salva-Kiir Mayard umugabo rero akaba yitabye Imana mu rukera rwo kuwa 4 rushyira kuwa 5 tariki ya 12 Ugushyingo umwaka wa 2012 umugabo wanditse amateka mu nganzo ya gakondo nyarwanda Ndagijimana YUVENAL imyaka 59 akaba yaramenyekanye mu ndirimbo z'umuco nyarwanda ndetse akaba yitabye Imana bivugwa ko ngo yaramaranye indwara ibyumweru bigera kuri 3 uyu mugabo yaratuye mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera nkuko namaze kubikomozaho akaba yaramenyekanye cyane no mu buhanzi bw'indirimbo zitandukanye zirimo izubaka amahoro n'ubwiyunge mu Rwanda ndetse n'iza gahunda zikunze kwitwa iza leta nkuko abaturage akenshi bakunze kubivuga akaba ari yaziririmbiraga mu itorero rye Uruyenzi yari yarashinze ubwe nitubeshere ubwoko buryo ubwoko n'urwitwazo nyamara turamarana iyego turamarana tubesha ngo ubwoko tukarigira urwitwazo kandi bizari n'urwango n'inda nini turenze turamarana iyego iyemwe g'abanyarwanda ntituzongere kwibesha ngo abantu barapfa ubwoko oya abantu ntibapfa ubwoko ahubwo abantu barapfa ibintu ishari n'urwango n'inda nini turenze nyamara turamarana iyego turamarana tubesha ngo ubwoko tukarigira urwitwazo kandi bizari n'urwango n'inda nini turenze akaba ari yaziririmbiraga mu itorero rye Uruyenzi yari yarashinze ubwe kandi akaba yaramaze imyaka myinshi mu itorero ry'igihugu Urukerereza aho yaserukaga cyane by'umwihariko mu mbyino idasanzwe y'ikinimba cyo mu majyaruguru ndetse n'urusengo n'umwihariko by'umwihariko mu gace kazwi nk'umurera mu mateka y'u Rwanda amakuru y'urupfu rwe akaba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 bivugwa ko yaguye mu bitaro nyuma yo kujyanwayo arembye mu kiganiro twagiranye n'umukobwa we Sabine Iraguha yemeje ko se yaramaze igihe kigera nko ku kwezi arwaye ndetse akavuga ko nko mu gihe cy'ibyumweru 3 aribwo yararembye cyane akaba yagize ati twaramuvuje tumuvuza ahantu henshi ntiyakira ariko tuza kumenya ko bamuhubanyije ku buryo byamuzahaje bigatuma duca mu myanya y'intoki bikabisobanuwe nyine ko bari baramuroze kumuvuza rero byabaye ngo bimara igihe kirekire baramuvuza batazi ikibazo yari afite biza kumenyekana rero ko bamuroze ubu ngubu akaba yavuzwaga mu buryo bwa kinyarwanda Ndagijimana yamenyekanye mu biro bitandukanye birimo nko kwita izina abana b'ingagi by'amaserukiramuco hirya no hino kwibohora ndetse n'ibindi akaba yari yihariye rero kuba yarazi kwivuga cyane ndetse agasobanura n'akamaro k'ibyivugo kuko ngo yasanze mu Gahunga Kabarashi wabo kwa Rukara rwa bishingwe ari umuco wabo wo kumenya kwivuga ndetse ku buryo ngo wabaga atabizi bashoboraga no kubimugayira bakamugaya rwose no mu ruhame rw'abantu benshi reka mumvisha kimwe mu kivugo yadusangije mbere gato yuko yitaba Imana ndirwemeza abahizi ndi ingango y'umurashi mberwa n'imihigo ntungura abakinzi mbashe ngike ingezo bize tubonije intambara niharira amahina abahizi ndabacanita kwiteme n'imisakura mpagira inkubito sinashikirwa n'ibigarama ingabo yanje ni rugomo isatise mu bindi mitwe rugusha mu ntambara intwari yogejwe no kurinda nyamuca hakomeye hakobanye nka kimanga bihindana inkubiti kuba y'ikirenga aho bampamagaye ndakarugasha rwa mwaga ntwara 3 umugabo usezera inkomeri inkuca zikankwana uburakari ndi impama rugamba ya RW'U ndi imfizi ndesha urugamba ndi intwari y'umurashi
kwa Rukara rwa bishingo bya Sekidandi ya Ndagano kwa RW'U bugingo kwa Musibanya nshabwe kwa Garakanyira ucaba rwa Gihanga cyaze nka n'ingoma ngahi wacu nuko nitwa Ndagijimana YUVENAL dirwema mu bahizi ndingangare ndingarika byano ndi umwana w'umurashi ndaha mugahunga kabarashi kwa Rukara rwa bishingo dore na mwicaye nkabo mugabo usezera inkomerera inkuki zikanwana uburakari nanone aha rero iwacu mugahunga navuze ko Rukara rwa bishingo bya Sekidandi yabikaza bya Mirenge ya Ndagano kwa RW'U bugingo kwa Musibiranya nshabwenu kwa Kagarakanyira ucaba rwa Gihanga cyahanze nka n'ingoma ibyivugo naravutse nsanga biriho nsanga aho ahari inkera hateretse intango y'imihigo habamo abagabo bazi kwivuga umugabo agahaguruka akivuga abana bakaboneraho yahaguruka utagutse ngo yivuge ya ntango ntayisome akaba ari igifura ikigwari aho rero mu muco uvuga uwo muco twavutse uriho hari wenda utangiye gucumbagira iki gihe ariko nk'ibyivugo tuba twivuga nibyo twakomuye kuri ba data na ba sogokuru ntabyo twihimbiye twamara kuva aho bari kwivugira tukajya natwe tugahinda ibare twarangiza tugasimbuka urukemene twarangiza tukivuga tukabyina hari umuco twari dufite wo kujya gutumira bakagutuma kwa so wanyu kwa sogokuru kwandi iyo wageraga ukamubwira uti ngwino mu rugo baragushaka yarasoma agakwibuka agahamagara ati kakana kaje kumpamagara nikaza akakubanza ugasoma yakubwira uko ugacurura ugasohoka sigaye tugategerereza aho twari turi hanze aho mu kirambi bakivuga rero abagabo bakacuranga tukaba turi gukopereraho muri twe noneho akazamuka kuko umuntu azamutse agira ibyo akunda akazamuka umwana ukabona rusha abandi kwivuga akazamuka umwana ukabona ari gucuranga inanga akazamuka umwana ukabona ari kuvuza umwirunge akazamuka umwana ukabona azi kubyina ibyo byose twabaga tubikuye ku bakurambere. Ndagijimana YUVENAL akaba asize umugore n'umwana umwe w'umukobwa nawe uririmba mu itorero inganzo ngari akaba yari umwe mu buzukuru ba Rukara rwa bishingwe mu muryango kugeza ubu ngubu barurwamo abantu bagera kuri 800. Twabwira rero abakunzi ba Ndagijimana YUVENAL ngira ngo nabamukundaga henshi uburyo yazaga yizibukira gasimbuka ukabona ari umugabo rwose ufite ari umugabo ufite igikanu nk'icyimfizi cyangwa se abandi bajya bakunda gutevyamo nako ari umugabo ufite ibitugu nk'iby'inkuba yari umugabo rwose ushyitse uzi gutera kizibukira kivuga ukabona ko ari umugabo uhagaze bwuma ndetse ufunze bukwasi nk'uko abanyarwanda bakunze kubivuga akaba yarasize umugore n'umwana ndetse n'umuryango twabwira tuti Imana imuhiruko ridashira kandi namwe rwose nk'abanyamuryango mwihangane gukumbuze umuntu w'umugabo cyane washoboraga no gusobanura ibintu by'iwabo neza cyane ibintu byo mu gace yavukiyemo kazwi nk'ubukamba ari naho umurenge wa Gahunga uherereye Imana imuhiruko ridashira rero gende twishimeje d'office tubashimira uburyo mukurikira bino biganiro kandi mukabisangira n'abandi mubisangiza abandi rwose ndetse mukandi kuri subscribe maze ibiganiro nk'ibi bibagereho murakoze cyane Ingabagina we ingawe bagina nawe mama we ingabagina nawe mama ingababuzanga Kigali ni hafi ingawe hari urugendo rw'indege mama we uwashaka nyine yashoze inka nyinshi zimaze nyirazo umwanda ku mubiri nyirazo waziciye agashira agahinda abana bagashira inzara ku mubiri genda neza sinonewe yewe rukihinga rw'inkima ndende nyine ndavuga imbata bugabo y'ikirere niyaseruhina ningeri mu ndatirwa abahizi ubw'itashoze ijabiro ryayo ntirigishobotse iraziruta rwatsa rusumba izindi mu mahindura uwashaka nyine yashoza rwego rw'umusagwa nyine urwangabo y'isonga yaraye yirengeje agahungu mu bihinga murinda ngabo akuye akaramurenga kansi kamwumira kwijanja yiyambaza ryangombe rya nyina nkunzu Rwanda ati mbe mama nkunzu Rwanda wankura mu maboko y'indashikirwa nkazagutereka intango n'umukomero
nuko iya ruvuzo yitahira mu gahunga. hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. amanyanga mu butegetsi. ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.